Imana yantumye kuri buri muntu wese uri bwumve iri jwi ry'Uwiteka. Hanyuma yantumye ku banyarwanda, intuma ku gihugu, intuma ku bantu bose bari kuri ubu butaka bwe. Bone taya widimora jezikide bone mandiko abarango nkubwira ngo ibyarangiye ku buzima bwawe Imana ije kubitangiza. Ibyo ubona ko bidashobotse kuri wowe nyine nk'umuntu, ariko ku Mana bigize gute birashoboka. Nagiye kubona mbona ndi ku butaka nde iramumanura imujyana mu kibaya ngo cyari kirimo amagufa menshi. Ayo magufa kandi yari yarumye anyanyagije muri cya kibaya. Nze kumva icyo bisobanuye, nakomeje nditegereza, nagiye kubona mbona imirima itatu. Ibyo bivuyeho nabonye imirima itatu. Umurima wa mbere nabonye hari kubona mbona abaganga benshi kuri ubu butaka bw'isi bakoze ubushakashatsi ariko babura umuti wa cya cyorezo cyangwa wa yangwara. Bamaze kubura umuti, nagiye kubona mbona abantu benshi bararize baririra Imana. Imana irangije irambwira ngo mbwire abantu bongere ibihe byo gusenga kuko Satani. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana ahantu muherereye hose, nabari mu Rwanda nabari mu mahanga, mwese turabahaye ikaze kandi tubashimira cyane ko mudukunda. Turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi. Umuhanuzi areba kurusha abandi kuko areba kure, areba ibitwegereye ndetse n'ibiri kure yacu. Ariko ubuhanuzi bwose murabizi ko kenshi bugenzuzwa n'ijambo ry'Imana, nicyo gipimo, niyo testeri. Ariko uyu muhanuzi mbazaniye ni umuhanuzi ukorana n'Imana mu buryo bufatika. Imana yagiye imukoresha ahantu hatandukanye, kandi ubuhanuzi yagiye hanura. Nunabukurikira ku Irembo ryera hari ibindi bice byagiye bibanza, uraza gusanga ari ibintu bimeze neza. Rero ni Cyprien Hakizimana, kandi ushobora no kudukurikirana nyine kuri Cyprien TV show, ukaza kugenda ugakanda subscribe. Aho niho ushobora gusanga ibiganiro byanjye. Ushobora kuba uri kunyumva ariko utarunzi, uraza kundebera aho ngaho kandi turaganira, nabyo biraza kumera neza. Murakoze no kudukurikira no kudufasha gusangiza abandi izi nkuru zacu mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Mbere yuko twinjira rero muri kiganiro, ndagira ngo n'ubundi utangire wongera wiyibutsa kandi wibwira abantu abakunzi b'Irembo ryera, harimo wenda n'abaje aka kanya. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Ndagijimana Dawidi. Ndi umusore kandi ndi umukozi w'Imana, nsengera muri ADPR. Nishimiye kubana namwe, ndasuhuza inshuti zanjye abo tuziranye mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'abari mu Rwanda batameze neza. Ndabifuriza ko bamera neza. Uyu munsi waba ubabaye, ariko ejo nawe Imana ikakwibuka. Rero mugubwe neza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nishimiye kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Yesu guhe umugisha. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, wabanza ugasengera abadukurikiye bose. Yego. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye we wongeye kungirira icyizere cyo kuganirira abantu bawe. Ndakwinginze kugira ngo umanukire kubana nanjye, ntabe ari njyewe ahubwo imbaraga z'Imana abarizo zibana nange. Reka nkubere mikoro maze uvugire muri njyewe. Buri muntu wese uzumva iki kiganiro azahembuke. Rebone taya widimora jezikide bone mandiko. Abagwayi bazakire, bari mu bibazo enema bitazo bifo bitandukanye bazasubizwe mu imbaraga, kuko ari wowe wabwiye Yeremiya, ramubwira ngo nubwo uri mu
kibazo babyeyi bakaba bari kure yawe kabubona uri wenyine uramubwira ngo ariko ongera umuhanga amaso ninjye ugira icyo ndema iyo maze kukirema ni nanjye ugikomeza uramubwira ngo ntabaza Yeremiya harazobe fo enema mwereke ibikomeye biruhije utamenya ngaho tabara aba babyeyi tabare aba bagabo babakobwa n'aba basore batabare wari uri ku musaraba uvuga ijambo rikomeye uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mwese munsange ndabaruhura shoboye kuruhura abarushye shoboye gukiza abagwayi shoboye gutabara abantu bawe niyo mpamvu nsenze kugira ngo buri muntu wese uzumva iki kiganiro azahembukira imbere yawe mwami urakoze bana natwe mwuka wera abari gukora imirimo n'ibitangaza cyo wagambiriye kuri buri muntu wese abari cyo gisohora ni mu izina ry'umukiza Yesu w'i Nazareti amen amen. Tuguhaye ikaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Yego. Mumeze mute rero? Tumeze neza, turashima Imana. Kwirigwa, kurara, kuramuka n'ubushake bw'Imana. Nanjye ndashima Imana ko nkirinzwe n'amaboko ye, n'amaboko ya Yesu. Yego. Twari tubakumbuye twese nk'umuhanuzi ufite inararibonye muri iyi minsi. Ntekereza ko ufite icyerekezo gishya. Warumaza ushobora kuba ari ahantu wihishe mu cyumba cyo hejuru. Yego. Maze iminsi ndi bize ndimo gusenga. Iyo umuntu ari no kwitegura kuba umugabo biba bisaba amasengesho menshi. Rero maze iminsi ndi gusenga mbana n'Imana. Rero nanjye nari nkumbuye kubana n'abakunzi b'irembo ryera ndetse n'abandi basanzwe badukurikirana. Rero uyu munsi naje ndi umuhanuzi mushya, naje mu bundi buhanuzi bushya nkuko nari maze iminsi nsenga. Yego. Ngaho rero tubahaye ikaze mudusangize icyo Imana yashyize ku mutima wanyu, natwe tucyumvireho abadukurikiye mu mboni y'umuhanuzi. Imana yantumye kuri buri muntu wese uri bwumve iri jwi ry'Uwiteka. Hanyuma yantumye ku banyarwanda, intuma ku gihugu, intuma ku bantu bose bari kuri ubu butaka bw'isi. Wowe wumva iki kiganiro nawe birakureba, yakuntumyeho. Reka dutangire tuvuga ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana ubundi turyubakeho ibyo Uwiteka yadutegetse kuvuga. Reka ngusabe kugira ngo unsomere mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice byaho 37. Urasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri ugere ku wa gatatu, ubundi usome n'umurongo w'10. Ubundi haranditse hati ukuboko k'Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufa yumye. Yego. Anzengurukanaho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Yego. Umurongo wa 10. Nuko manura uko yantegetse, maze umwuka ayinjiramo. Nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose, dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Amen. Shake urekeraho. Maze ngo baravuga ngo amagufa yacu arumye, bihebye ngo Imana yaradutaye, twaraciwe. Ariko Imana irangije itegeka ya magufa yari yarumye ngo yiremamo inteko nyinshi. Arangije ngo ahagarara ku maguru yayo, maze abaho. Imana ishimwe. Bisobanuye ko
Imana yantumye ijambo rikomeye kuri wowe rivuga ngo ibyari byarapfuye ije kubizura mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari byarapfuye nawe urebesheje amaso yawe ubona koko byarapfuye. Nuko igihe kimwe Imana isura umugabo witwa Ezekiyeli, irangije iramubwira ngo sohoka tugende. Iramumanura imujyana mu kibaya ngo cyari kirimo amagufa menshi. Ayo magufa kandi yari yarumye anyanyagije muri cya kibaya. Nuko ngo amaso ya Ezekiyeli Imana yakoraho, iramubwira ngo itegereze. Ezekiyeli aravuga ngo ndabona amagufa yumye. Imana iramubwira ngo mbese aya magufa ushingiye uko uyabona yabasha kubaho? Aya magufa uko uyabona uku yabasha kubaho akavamo abantu? Ezekiyeli arebye ya magufa aravuga ngo njyewe ku bwanjye ntabwo byashoboka. Ariko yibuka ijambo rimwe ko Imana ishoboye byose. Aravuga ngo Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi. Maze ngo Imana imuha ububasha, iramubwira ngo ngaho hanurira aya magufa uyabwire ngo yemwe mwa magufa yumye mwe, uku niko Uwiteka avuze. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aravuze ngo mwa magufa yumye mwe, mwebwe mwari mwarapfuye, ngo nimwongere mubeho, nimwongere muhagarare ku maguru yanyu, nimwongere ngo mugarure iki? Ubuzima. Imana ishimwe. Ezekiyeli ngo arangije arahanura. Agihanura ngo hamagara izina ry'amagufa. Ya magufa ngo arangije akimara kumva ijwi ry'Uwiteka, buri gufa rikajya rivaho ryari riryamye rikaza rikicomeka. Nimba ari mu kaguru rikinjira mu kaguru, nimba ari igufa ryo mu kirenge rikaza mu kirenge, nimba ari igufa ryo mu kaboko rikaza mu kaboko, nimba ari igufa ryo mu bwonko rikaza mu bwonko, nimba ari igufa ryo mu mugongo rikamenya aho rigomba kugira gute kuba. Imana ishimwe. Ezekiyeli ngo agihanura aya magufa aregerana. Hanyuma yo kwegerana kw'amagufa ngo agiye kubona abona imitsi iraje imera kuri ya magufa. Agihanura agiye kubona abona uruhu ruraje goroshe ya magufa, ahinduka iki? Ahinduka imirambo. Ezekiyeli arongera arahanura. Imana iramubwira ngo hamagara umuyaga uve mu birere bine, nurangiza uyu muyaga winjire muri aya magufa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibintu byapfuye ku buzima bwawe, hari ibintu ubona imbere yawe ukabona byararangiye. Ndagira ngo nkubwire ibyo ubona byarangiye ku buzima bwawe Imana yantumye ngo ije kubitangiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo igisubizo kijya kibanza igisubizo, ahubwo ikibazo kibanza igisubizo, kugira ngo wakubonye mu kibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo bujya yari Imana. Ibidashobokeye abantu Imana irabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Maze iminsi nsenga ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ejo bundi coje amasengesho nari ndimo gusenga y'iminsi nari niyemeje gusenga. Imana yampaye iyerekwa rikomeye cyane, ari naryo ryatumye nubaka kuri iri jambo rya Ezekiyeli. Ya magufa yari ari muri kiriya kibaya, ibyayo byari byararangiye. Abantu bazi ngo iby'amagufa byararangiye, nta cyizere, nta byiringiro. Ariko Imana ivuze gusa ya magufa yongera kugira agaciro. Imana ivuze gusa ya magufa yongera kugira ijambo. Rero kubw'impamvu y'ubuhanuzi nahawe n'Imana nibyo byatumye nubaka kuri iri jambo nkubwira ngo ibyarangiye ku buzima bwawe Imana ije kubitangiza. Ibyo ubona ko bidashobotse kuri wowe nyine nk'umuntu, ariko ku Mana bigize gute? Birashoboka. Nagiye kubona mbona
mbona ndi ku butaka bunini cyane budafite aho burangiriye, cyangwa ndi mu kibuga ariko kidafite aho kirangiriye, aricyo nagereranyije n'isi turiho. Noneho nagiye kubona mbona muri iki kibuga harimo abantu benshi, ariko aba bantu bari bananutse mu buryo bukomeye, mu buryo buteye imbabazi. Nari mpagaze ndeba filime, noneho ngiye kubona mbona ba bantu bari muri cya kibuga bafite amajerekani, mbona bafite amajerekani bashaka ahantu bavoma amazi. Nkitegereza nagiye kubona mbona hari imigezi myinshi yari iri muri icyo kibuga. Bajya ku mugezi wa mbere bagafungura bagasanga amazi yarakamye, bajya ku wa kabiri bagafungura bagasanga amazi yarakamye. Bari bishwe n'inyota, ariko icyari cyarabananuye, wibuke ko umuntu ananuka kubera ko yabuze ibyajya cyangwa yabuze ibyanywa. Noneho umugezi wose bagezeho bagasanga ntufite amazi, umugezi wose bagezeho bagasanga ntufite amazi. Nakomeje kwitegereza ibyo nari ndi kwitegereza, bari abantu benshi. Ngiye kubona mbona hari abagiye babura imbaraga, noneho nkabona bikubise hasi baraguye. Abandi bakabura imbaraga, nkabona bikubise hasi baraguye. Bivuze ngo yari ikibazo cyangwa se yari inzara yo kubura, zari imbaraga muri make zari zibaye nkeya mu mubiri, bikaba ngombwa ko ibyabo birangirira aho ngaho. Ndakomeza nditegereza, maze kwitegereza ba bantu benshi bamaze kugwa hasi, nagiye kubona mbona abantu bamwe muri ba bandi bari muri cya kibuga, mbona bapfukamye hasi. Bamaze gupfukama hasi, nitegereje icyo bari bukore, maze kwitegereza icyo bari bukore. Hanyuma yo gupfukama mbona bazamuye amaboko, barasenze, bararamye hejuru, barasenze, barasenga. Bamaze gusenga, nagiye kubona mbona mu ijoro havuye y'imvura iragwa. Imaze kugwa nagiye kubona mbona ibizenga cyangwa ibiziba by'amazi bikwiriye aho ngaho. Ba bantu barahaguruka banezezwa nuko imvura iguye. Hanyuma yo kunezezwa nuko imvura iguye, ya majerekani bari bafite bashaka kujya kuvoma ya mazi y'ibiroha yarazanywe n'imvura. Noneho bashatse kujya kuvoma ya mazi, nagiye kubona mbona mu kanya nk'ako guhumbya bataravoma, mbona izuba rivuye. Uwo mwanya ya mazi ahita agira gute? Ahita akama. Bababazwa nuko ya mazi akamye. Nuko bakibabazwa na ya mazi, nagiye kubona mbona ya migezi yari yaranze kuzana amazi izanya amazi menshi cyane. Bakibona ya mazi aje muri ya migezi, birabashimisha. Buri muntu wese akajya afata ijerekani akajya kuvoma amazi, buri wese agafata ijerekani akajya kuvoma amazi. Ngiye kubona mbona banezejwe nuko ya migezi izanya amazi. Baravoma, abanywa amazi barayanywa, mbona barishimye, mbona baranezerewe cyane. Hanyuma yo kunezerwa, nagiye kubona mbona imbere yabo haje amazu menshi ameze nk'amazu y'ubucuruzi. Noneho mbona muri ya mazu yarakinze. Ngiye kubona mbona ya miryango ikingukiye rimwe. Imaze gukingukira rimwe, mbona imbere muri ya mazu harimo amabife ariho ibyo kurya. Ba bantu bakibibona, ngiye kubona mbona buri muntu wese afashe isahani. Aho bakuye amasahani si mazi, ariko nabonye buri muntu wese afite isahani mu ntoki, akajya yinjira mu muryango akarura ibyo ashaka kwarura, yamara kwarura akarya. Bakimara kurya, babandi bari bananutse, nagiye kubona mbona bagaruye isura. Abantu mbona barabyibushye, abantu mbona bongeye barishimye, banezezwa nuko bagize gute? Bariye kandi bahaze, bananyweye ya majerekani akirimo iki? Akirimo amazi, kandi banashize iki? Banashije inyota. Natinze kumva icyo bisobanuye, nakomeje nditegereza. Nagiye kubona mbona imirima itatu. Ibyo bivuyeho nabonye imirima itatu. Umurima wa mbere nabonye hari mu isina, murima munini cyane, munini cyane, mbona harimo isina nyinshi
kandi insina zaguyemo amazi, ziri mu butaka bwumvisha amazi, insina zimeze neza. Hanyuma nagiye kubona mbona za sina zezeho ibitoki, kandi ibitoki byiza. Bya bitoki nyikitegereza mbona bya bitoki kumbi birahiye. Murima munini urimo ibitoki kandi bihiye. Nyikitegereza nanone mbona undi murima wa kabiri, uyu murima wari urimo imbuto zirimo ibiti bigiye bitandukanye. Nabonyemo amapera, mbonamo amaronji, mbonamo imbuto nyinshi, amavoka. Nabonye imbuto nyinshi zigiye zitandukanye muri uyu murima, ariko kandi mbona izi mbuto nazo zirahiye. Ni imbuto zigeze igihe cyo gusarurwa, cyangwa se imbuto zigeze igihe cyo gusoromwa. Murima wa kabiri nagiye kubona mbona uwo murima urimo wari urimo ibintu bimeze nk'amatarasi. Mbona agatarasi kamwe karimo ibirayi, akandi karimo ibijumba, akandi karimo imbuto zigiye zitandukanye ariko zerera mu butaka. Mbona harimo imbuto zigiye zitandukanye muri wa murima. Nagiye kumva numva ijwi riramamagaye rirambwira ngo Dawidi witegereje. Ndavuga ngo yego nitegereje. Irangije iyi Mana yavuganye nanjye irambwira ngo dore manukiye magurukijwe no kwibuka abanyagihugu. Irambwira ngo nibutse igihugu, icya kabiri nibutse abanyagihugu. Irambwira ngo numvise amasengesho y'abera basenze bansaba ko mbatabara. Irambwira ngo ikibazo cy'inzara cyari gifite umuvuduko muremure. Irambwira ngo ndi Imana nyishakiye igisubizo, abanjye ndabibutse. Irambwira ngo abahinzi bahingaga ntibeze kubw'impamvu y'ikibazo cy'inzara. Irambwira ngo ndetse abahinzi iyo babonaga igihe cyo guhinga kigeze, bagiraga ubute bwo guhinga kubera ko babaga bazi ko nibahinga nta musaruro bazigera babona. Bakanga guhinga, bandi bakanga gutera kubera ko batekerezaga ko guhinga kwabo no gutera kwabo ari ubusa. Nibatera imyaka ntabwo izava mu butaka. Irambwira ngo ndi Imana iki kibazo cy'abahinzi nyishakiye igisubizo. Irambwira ngo uriya murima wabonye wezemo ibirayi, wezemo ibigori, wezemo amateke, wezemo n'ibindi. Irambwira ngo ni igisobanuro cy'uko ikibazo cy'abantu bahinga cyangwa ikibazo cy'inzara yari yarakomotse mu bahinzi nyishakiye igisubizo. Irambwira ngo kandi topi etaya sire bone, wa murima wabonye wezemo ibitoki kandi byeze. Irambwira ngo ni igisobanuro cy'uko ntanze umugisha ku bantu banjye bahoraga bamamagara, bahoraga banyambaza. Imigezi yari yarakamye, Satani yari yarakamije imigezi, ariko Imana yambwiye ngo yongeye kuzana amazi muri iyi migezi. Imana yambwiye ngo enema tandola wirigide, yibutse amasengesho y'abera bari bamaze igihe basenga basaba ko Imana yagira gute, yabarengera. Ntabwo bikunda kubaho kenshi. N'ubwa mbere kuri kw'irembo ryera nzanye ubuhanuzi nk'ubu, ariko Uwiteka yanumye ngo aje kwibuka abanyagihugu. Imana yanumye ngo ije kwibuka bera bamaze igihe basenga basaba ko Imana yabarengera, basaba ko Imana yabatabara. Hari ikibazo umaranye igihe kinini cyane, Imana ije kwibuka bera. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo enetaya bone mandiko ya siregrere, amagufa yarari muri kiriya kibaya, maze Imana isohora Ezekiyeli iramubwira ngo itegereze neza. Ezekiyeli aravuga ngo ntabwo byashoboka ko inzara yagira gute, yarangira. Mu mutima we
iravuze ngo ntabwo byashoboka, ya magufa ntabwo byashoboka ko yavamo abantu, ntabwo byashoboka ko yakongera kugira agaciro, ntabwo byashoboka. Ariko yibuka ijambo rimwe, yibuka ko Imana ishoboye ibintu byose, niyo mpamvu yabyikuyeho, kuko kuri we ntabwo byashobokaga. Aravuga ngo ndabizi mwami, ni wowe ushoboye byose. Imana yumvise ko abyikuyeho, abishyizeho, Imana iramubwira ngo noneho nguhaye ububasha, nguhaye ubushobozi, ngaho hanurira aya magufa uyabwire ko ntegetse. Zekiyeli ngo arahanura, hamagara mu ijwi rirenga, hamagara amagufa ngo yemwe mwa magufa yumye mwe, ntabwo ari njyewe uvuze, ni ku Uwiteka avuze. Aravuze ngo buri gufa ryose aho ryari ritabye niriveyo, buri gufa ryose aho ryari riri nirigaruke. Nuko ngo aya magufa yumva ijwi ry'Uwiteka, yumvise ko ari Uwiteka ubivuze, atari Ezekiyeli ubivuze. Aya magufa ngo yumvira ijwi ry'Imana, kubera ko ibiriho ku isi byose byaremwe n'amaboko y'Imana. Iyo Uwiteka bihamagaye biritaba bikamwumvira. Ngo aya magufa ngo arangije araza ngo yiremamo inteko nyinshi cyane. Bivuze ngo buri gufa risanga iryaryo, buri gufa rikajya rirya mu mwanya waryo. Aya magufa Zekiyeli ngo arahanura, agihanura ngo abona imitsi ije kuri ya magufa, ya mitsi ikomeza ya magufa. Arongera arahanura, abona inyama zambaye ya magufa, inyama zihita ziza kuri ya magufa. Abona uruhu ruhise rworosa ya magufa, ahita burigwa irengero, urwa ruhu nyine ruhita ruyapfuka. Agiye abona umwuka winjiye muri ya magufa, yarazi ko bitashoboka. Ngo agiye abona ya mirambo, umwuka umaze kwinjira muri ya mirambo, abona ngo ya mirambo ihagurutse ku maguru yayo, haguruka ku maguru yayo. Hanyuma ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo ayo magufa wabonaga ni ay'inzu ya Isiraheli. Bari bazi ngo narabataye, bari bazi ngo barapfuye, bari bazi ngo nabakuyeho amaboko. Ariko Imana igira imbabazi, Imana igira imbabazi, Imana igira impuhwe. Hari ibyapfuye ku buzima bwawe, hari ibyo wabonaga ukabona ntabwo bizemera, ariko Imana ije kugira gute? Ije kuzura ibyawe. Imana ije kuzura amahoro yawe. Rugo rwawe rwarapfuye, rwarahirimye, Satani yararusenye. Wowe iyo urebesheje amaso ubona nta kundi, ubona Imana itakongera kugira gute? Kuruzura ngo bikunde. Ariko ibyo ubona byarangiye ku buzima bwawe, Imana ije kubitangiza mu izina rya Yesu. Gabo wawe yaragiye kandi agenda akubwiye ko atazagaruka, bamuguteranyijeho, ariko Imana ije kugarura ibyawe byagiye. Mugore wawe yaragiye, urarurira, wirirwa wiyahuza inzoga kugira ngo urebe ko wabona amahoro, ariko ni Imana ifite amahoro. Imana yantumye ngo ije kuzura ibyapfuye, Imana ije kugarura ibyagiye ku buzima bwawe. Topi etaya sire bone, waracuruje biranga, wanze gusubira mu kazi, vuga ngo nubundi naho nasubirayo, ubwa mbere narahombye n'ubwaka, ariko Imana itanze amahirwe ku buzima bwawe, ongera usubire mu kazi. Imana yibutsa amasengesho y'abera, Imana yibutsa amasengesho y'ababyeyi basenga, Imana yibutsa amasengesho y'abagabo basenga, Imana yibutsa amasengesho y'abasore basenga, Imana yibutsa amasengesho y'abakobwa basenga. Imana yambwiye ngo igaruye amahirwe yatakaye ku buzima bwawe. Imana yantumye enetaya bone mandiko ya sire grere sasoma. Yibutse amasengesho y'abera. Nitandola wirigide bone. Gihe kimwe Imana yahamagaye Mose, iramubwira ngo umva Mose we, muri Egiputa hari abantu banjye bampamagaye,
bakimamagara nibuka ko ari Abisiraheli kandi nagiranye n'abisezerano rikomeye ko igihe cyose bazamamagara nzabitaba. Bwira Mose ngo jya muri Egiputa, nugereyo ubwira Farawo arekura abantu banjye bagende, arekura abantu banjye bagire gute, bagende kubera ko bampamagaye kandi nemeye kubatabara. Mose abwira Imana ngo mbese ningira muri Egiputa ndavuga ko ari indunumye? Imana iramubwira ngo uvuge ko ndi Imana. Mose abwira Imana ngo muri Egiputa hari Imana nyinshi, hari Imana nyinshi, ndavuga kuri iyihe Mana? Imana ibwira Mose, iramubwira ngo uvuge ko ndi ndiho. Mose abwira Imana ngo uriho birasobanura iki imbere ya Farawo? Imana ibwira Mose, iramubwira ngo muri Egiputa hari Imana nyinshi nanjye ndabizi, ariko hari icyo ntandukaniyeho n'Imana ziri muri Egiputa. Iramubwira ngo ugende ubwire Farawo, umubwire ngo njye ndi Imana ishoboye byose. Iramubwira ngo muri Egiputa Imana ziriyo ntabwo zishoboye byose, hari ibyo zishoboye n'ibyo zidashoboye, ariko njye ndi Imana ishoboye ibintu byose. Mose abwira Imana ngo ni ikihe kimenyetso ndi bwitwaze? Imana ibwira Mose ngo nicyo ufite mu ntoki? Aravuga ngo mfite inkoni. Rangije aramubwira ngo ngaho rambika iyo nkoni hasi ihinduka inzoka. Arongera arayifata ku murizo ngo ihinduka inkoni. Ageze muri Egiputa imbere ya Farawo, Mose arambika ya nkoni hasi ihinduka iki? Ihinduka inzoka. Farawo arangije aravanga ibyo ngibyo ukoze ni ibintu bito cyane, ni ibintu byoroshye, Imana zanjye zirahari zirabikora. Ngo hamagara abapfumu n'abarangi n'abakonikoni, ngo bose barangije kuko bari abanyabitangaza, nabo bazana inkoni zabo bazirambika hasi. Noneho wumve, zo zari nyinshi. Noneho ngo kubw'impamvu y'ubwishi bwazo, Mose agiye kubonabona ya nzoka imwe, ya nkoni imwe yitwaje yahindutse inzoka. Ubwo yari yemeje Farawo ngo ni igitangaza, agiye kuko Imana ishoboye ibintu byose. Ya nzoka ngo ihera ku murongo itoragura twa tuyoka twa Farawo, iratoragura ku murongo. Agiye kubonabona iratumize, turarangiye. Mose amenya ko Imana igize gute, ishoboye ibintu byose. Ibyarangiye ku buzima bwawe Imana ije kubitangiza. Nshaka kuvuga ijambo rimwe rikomeye, nuko ngo bageze ku nyanja itukura, nuko bageze ku nyanja itukura Abisiraheli babonye iki? Babonye amazi, babonye inyanja, babona inzira ntayihari. Barebye hakurya babona ni imisozi, barebye hepfo babona nayo ni imisozi, barebye inyuma babona Farawo yabakurikiye n'ingabo ze n'amagare. Imana ihimbazwe. Nuko ngo Abisiraheli, abantu bibagirwa vuba, niki Imana ipfa n'abantu. Irengagiza ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe kuko ari cyo gikomeye. Bantu bibagirwa vuba. Bisiraheli bibagirwa ibyabereye muri Egiputa, Imana ibageza ku nyanja itukura. Nuko ngo babwira Mose ngo mbese Imana yawe kuki yemeye kuza kutwicira ahangaha muri Egiputa? hariyo nubwo byari bikomeye, ariko twajyaga twanywaga kandi n'imva zari ziriyo. Mose ngo arangije ahamagara Imana. Imana yumvise Mose ayihamagaye irababara, kuko yari yaramubwiye ko ishoboye byose kandi yaramuhaye ububasha. Imana ibwira Mose ngo yewe Mose we, niki gitumye unakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose abwira Imana ngo nta nzira. Imana iramubwira ngo bwira Abisiraheli bagende, namaze kuvugana n'amazi, rambura ukuboko kwawe gusa. Nuko ngo Mose abikora nk'uwikinira, arambura ukuboko hejuru y'amazi. Agiye kubonabona amazi yigabanyije uruhande rumwe, andi yigabanyije urundi. Abisiraheli bagira gute? Barambuka. Bamaze kwambuka ngo Abanyegiputa bose bakinjira muri y'amazi agira gute? Yongera kwifunga inzira ibarangiriraho. Nshatse kuvuga ijambo rimwe gusa, nshatse kuvuga ngo n'ahatari inzira ni mu kwayo. Aho wowe utabona inzira ni mu kw'Imana, n'ahatari inzira ni mu kw'Imana. Ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, n'ahatari inzira ni mu kw'Imana. Gihe kimwe ndikanyarira nahabaye igihe kingana n'amezi 6
maba nafite aho kubambwira Imana ngo ubu buzima buzarangira ryari. Imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo umva Dawidi, ntabwo igisubizo kibanza igisubizo, ahubwo ikibazo kibanza igisubizo, kugira ngo uwakubonye mu kibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo bujya yari Imana. Ikibazo wari uhagazemo ni inzira Imana iciyemo kugira ngo iguhuze n'iki, iguhuze n'umugisha wawe. Hari abantu bavuze ko bitazemera, Imana ije kwibuka amasengesho y'abera. Imana kandi ihimbazwe. Hari ibintu byari byarapfuye. Waba uri umusore, birashoboka ko wakundanye n'umukobwa ndetse bigakomera bikarangira umukobwa akubengeye kuri finale, ariko ibyapfuye Imana ije kubizura mu izina rya Yesu. Waba uri umukobwa wateguye gahunda yawe y'ubukwe n'ibindi, nuko umukobwa arakubenga, Imana ije kwibuka amasengesho y'abera. Ntabwo ari amasengesho y'abanyabyaha, kuko abanyabyaha ntibasenga. Imana ije kwibuka amasengesho y'abera. Waba uri umugabo, umugore yaragutaye, urarurira, wirigurira, wirirwa umuhendahenda bikanga, Imana ije kwibuka amasengesho yawe. Waba uri umugore, urarukubitwa kuva mu gitondo kugira nimugoroba, wiri gusenga ubwira Imana ngo niyite ku mubabaro wawe, Imana ije kwibuka amasengesho y'abera. Waba umaze igihe kinini warabuze akazi, wiri gusenga kugira ngo Imana iguhe akazi, yanumye ngo ije kwibuka amasengesho y'abera. Waba warabuze urubyaro, umaze imyaka myinshi usenga ubwira Imana ngo Mana wanyibutse ukama umwana, Imana yambwiye ngo ije kwibuka amasengesho y'abera. Ongera ugirira Imana icyizere. Kibazo wari uhagazemo ni inzira Imana iciye kugira ngo iguhuze n'igisubizo cyawe. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Yanumye ngo ije kwibuka abanyagihugu, Imana ije kwibuka igihugu, Imana ishimwe. Nongeye kubona iyerekwa rintera ubwoba, ariko kandi Imana imara ubwoba. Nabonye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse mu isi yose havumbutse ikintu cyitwa icyorezo gikomeye. Iki cyorezo nagiye kubona mbona cyaje mu buryo bw'umwuka. Uwagwaye, uwafashwe n'iki cyorezo, iyo umwuka we wageraga kuri wowe wahitaga wandura. Noneho nagiye kubona mbona abaganga benshi kuri ubu butaka bw'isi bakoze ubushakashatsi, ariko babura umuti wa cya cyorezo cyangwa wa yangwara. Bamaze kubura umuti, nagiye kubona mbona abantu benshi bararize baririra Imana. Imana irangije irambwira ngo mbwire abantu bongere ibihe byo gusenga, kuko Satani yari afite umugambi wo kugwisha imvura kugira ngo ubone aho uyugama byari kuzakugora. Ariko Uwiteka nagiye kubona mbona amanuye ikintu cyitwa imitaka, buri muntu wese akajya amuha umutaka mu gihe cy'imvura. Imana izakugamisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe kigiye kuza, hari icyorezo kigiye kuvumbuka, kandi kizavumbuka kije inyuma ya korona. Iki cyorezo kizasumbya icyo bise korona cyangwa se covid ubukana, ariko Imana ije kwibuka amasengesho y'abera. Bisobanuye ko abera Imana isanzwe yumva. Nibasenga ntabwo Imana izemera ko iyi mvura izabanyagira. Nibasenga ntabwo bazemera ko iyi mvura igwa mu gihugu cyabo. Nibasenga ntabwo Imana izemera ko iyi mvura ikabije izabanyagira. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihimbazwe. Enitandora wirigide bone mandiko. Girira Imana icyizere, wongera ibihe byo gusenga. Wowe utaramenyana n'Imana, ushaka ubushuti hagati yawe n'Imana. Bibiliya
muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 19 haravuze ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha, ngo kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Shaka ubushuti hagati yawe n'Imana, shaka ubusabane hagati yawe n'Imana. Uzi dufite isezerano ryo kurindirwa mu bibazo. Ibibazo uhagazemo bye kugutandukanya n'Imana. Kuba warabuze umwana bye kugutandukanya n'Imana. Gusa Imana ije kwibuka amasengesho yawe. Kuba warumaze igihe kinini warabuze akazi byere kugutandukanya n'Imana. Imana yabwiye abantu irababwira ngo nimuca mu mazi ntabwo azabatembana, nimuca mu muriro ntabwo muzashya. Dufite isezerano ryo kurindirwa mu bitugerageza cyangwa se mu bibazo, ariko nidufite isezerano ryo kutabigeramo. Ibibazo uzabigeramo ariko ntabwo bizakwica, ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha, ngo kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Cyo nagusaba no gushaka ubusabane hagati yawe n'Imana, ugakora ibyo gukiranuka, kuko Imana ije kwibuka amasengesho y'abera, kandi Imana ikaba ije kwita ku masengesho y'abera. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Kuba abantu bakwanga byere kugutandukanya n'Imana. Abantu nibakwanga Imana ikagukunda nta kibazo. Muri iki gihe tugezemo abantu basigaye bashatse gukundwa n'abantu ariko Imana bakayitera umugongo. Weho narinje kukugira inama, kura amaso ku bantu uhanga amaso ku Mana. Va mu mugongo w'abantu ujye mu mugongo w'Imana. Muntu wamwizereje akaguhinduka, muntu yagusapotinga yarangiza akakuzamura, yakugeza mu kirere aho imbaraga ze zirangiriye, yarangiza agashaka izindi mbaraga zimufasha kugusubiza hasi. Umuntu wamwizera ukamwizera uri mu buzima bubi, uri hasi, yarangiza agashaka imbaraga zigukura hasi, zikuzamura zikakugeza hejuru. Noneho wamara kugera hejuru za mbaraga ze zikamushirana. Iyo zimushiranye bitagishobotse ko akomeza kukuzamura, ashaka izindi mbaraga zimufasha kukumanura. Zikakumanura ukaba habi harenze aho yagukuye, cyangwa akagushyira habi harenze aho yagukuye. Ariko Uwiteka ko yazamuye amuzamuye. Mushaka ibyo kurya bikwiriye, mushaka ibyo kurya bitabica, mushaka ibyo kurya bibakiza, mushaka ibyo kurya bitabagwaza inzoka. Ntuzishimire ko abantu bakuvuga neza kubera ko wabanejeje, ahubwo uzishimire ko Imana igira gute ikuvuga neza. Erega nubwo bwose rimwe na rimwe uhagarara mu kibazo ukagira ngo Imana yagutaye, umva nkubwire, ntugakore ikosa ryo gutakaza imirimo y'Imana yakoze ahashize. Ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize. Ubuhamya bw'ahashize nizo mbaraga zawe z'uyu munsi zigufasha kunesha ibyo ugezemo uyu munsi. Mirimo y'Imana yakoze kera, mirimo y'Imana yakoze ahashize, ubuhamya bw'ahashize n'imbaraga z'umukristo zimufasha kunesha ibyo agezemo uyu munsi. Si umukristo gusa, ni imbaraga z'umuntu wese zimufasha kunesha, ziramusapotinga mu kibazo agezemo, akavuga ngo iya ndokoye urupfu rukomeye na n'uyu munsi iracyahari, iya nkuye mu bitaro ngiye kugwayo na n'iki kibazo ngezemo ntabwo inaniwe kukinkuramo. Ariko mva umurengwe w'abantu, ikintu gituma abantu bananirwa bageze mu rugamba cyangwa bakananirwa mu nzira bataragerayo, bakora ikosa rimwe ryo kwibagirwa ubuhamya bw'ahashize. Umuntu wagendeye ku igare wabaye umunyonzi imyaka 5, nyuma y'imyaka 5 yabona imodoka gasanga arimo arayikandagiza abantu, nta muntu yahari ifuti. Gasanga umuntu yabaye mu butayu bungana n'ubwo nabayemo, ariko Imana yamusapotinga, ugasanga aragiye zamuye ibiciro, ntavugana n'abakene, ibintu n'ibyo. Ubuhamya bw'ahashize. Ntugakora ikosa ryo kwibagirwa imirimo y'Imana, ntugakora ikosa ryo kwibagirwa aho Imana yagukuye, ntugakora ikosa ryo kwibagirwa ko wambaye ubusa ukaba wambaye, ntugakora ikosa ryo kwibagirwa ko Imana yakugiriye neza igukuye mu buzima bukomeye, ntugakora ikosa ryo kwibagirwa ko Imana yagukuye mu menyo y'intare,
ntugakore ikosa. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Hari igihe Imana iteza ikibazo umuntu wayo kubera ko itamwanze. Wibuke hari ijambo riri muri Yohana ry'umugabo ngo ry'umugwayi wamaze imyaka 38 ari ku kidendezi ngo cyitwa Betesayida. Marayika yavuye mu ijuru aje muri iki kidendezi gukiza buri muntu wese wari urwaye, ariko buri imbaraga zimukura mu kidendezi ngo zimujyane hakurya y'ikidendezi cyangwa mu marembo y'ikidendezi. Imana niyo yari yateje kiriya kibazo kugira ngo kandi imbaraga zayo zizagaragarire muri wa mugwayi. Nuko ngo Yesu yigendera anyura kuri wa mugwayi, amubonye aramubaza ngo mbese wa mugwayi urashaka gukira? Undi aravuga ngo yego ndashaka gukira, ariko simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nyizundi ananga kumanukamo. Yesu iyo yaje avuga ijambo rimwe ntago avuga amagambo abiri. Arangije aramubwira ngo noneho haguruka wikorera uburiri bwawe ugende. Ngo muri ako kanya agira gute? Arahaguruka yikorera uburiri bwe aragenda. Imana ishimwe. Ibyo bintu yabonye byatumye atinya Imana, ntiyayireba mu maso, ariko areba inkweto z'uwamukijije, areba ibirenge by'uwamukijije, yikorera agira gute? Agenda. Abayuda babonye wa muntu wikoreye uburiri ku isabato, muri icyo gihe byari bibujijwe gukora akazi ku munsi w'isabato. Noneho ngo barangije baramufata bagambirira kumwica, bamujyanyeho bari basanzwe bicira abantu. Ngo nuko ngo akijyama hasi kugira ngo bamutere amabuye, wa mugwayi yari yabonye inkweto z'uwamukijije. Ngo akijyama hasi bamubaza ngo ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ku isabato? Ngewe hari uwanyije ariko simuzi. Hari igihe Imana igusiga mu kibazo ukagira ngo yaragutaye, kandi yaragiye kugutangiriraho ikibazo kiri bukwicire. Yaragiye kugugira gute? Guhagarika hari ikibazo nyakibazo, aho ikibazo cyari kuzakwica. Wa mugabo bataramutera amabuye ngo bamwice, ngo agiye kubona abona inkweto z'uwamukijije. Arangije arahaguruka aravuga ngo muhaguruke muretse kuntera amabuye, hari icyo mbonye. Baramubaza ngo ubonye iki? Aravuga ngo uwanyijije nuriya, ibindi nimubimbaze. Bafarisayo ngo barangije babaza Yesu, baramubwira ngo niki kigutera gukora ibintu nk'ibi? Niki kigutera gukora iyi mirimo? Niki kigutera gukora ibitangaza nk'ibi ngibi? Yasubiza ijambo rikomeye nkunda. Yaravuze ngo data aracyakora kugeza uyu munsi, nanjye ndakora. Wa muntu agize gute? Abarokotse gutyo. Hari igihe Imana igusiga mu kibazo ukagira ngo yaragutaye, ukamara igihe kinini urwaye, ukagira ngo Imana yarakuretse, ukamara igihe kinini mu bitaro, ukagira ngo Imana yarakwibagiwe, ukamara imyaka myinshi enitandola wirigiya ubabaye, ukagira ngo Imana yarakwibagiwe. Naho kumbi igituma udapfa ni impamvu yuko Imana yagiye guhagararaho ikibazo kikwicira. Ko muri bibazo uhagazemo ntago ari ibyo kukwica. Imana yanumye ngije kwibuka amasengesho y'abera. Nubwo Satani yazamura ibyorezo n'ibindi by'ubusa kugira ngo abera b'Imana bagire gute? Barimbuke, ariko Uwiteka ahagaze ku buzima bwawe. Imana yo mu gihugu cyo mwijuje kwibuka amasengesho y'abera. Imana yambwiye ngo ije kwibuka igihugu kandi ije kwibuka. Imana ibahe umugisha kandi wibabara, wivuga ngo abantu barakwanze, ngo abantu bakuvuyeho, ngo wapanze ibintu biranga, ngo uri mu bigeragezo, ngo ibiki byose. Umva nkubwire, iyo iteka ryose ibyapanzwe n'abantu bigenda neza 100%, ariko ibyapanzwe n'Imana cyangwa iby'Imana irimo biragwanywa. Umva impamvu ibyapanzwe n'abantu bigenda neza 100%, nta kantu na gato cyangwa nta nagatotsi kabaye muri wa mupango w'abantu. Nuko Satani ubagwanya aba yabafashije kubipanga. Kambisubiremo, impamvu abantu bapanga ibintu bikagenda neza 100%, Satani wakabagwanyije aba yabafashije kubipanga. Ariko umugambi w'Imana iteka ryose uva mu bintu bikomeye. Iyo umuntu azaba umuntu ukomeye aca mu bintu bikomeye. Impamvu
ibintu biri mu Imana bibamo n'intambara Satani akabigwanya, nuko Satani nta kominikasiyo agirana n'Imana. Iby'Imana bitangira bidafatika mu bantu, ariko nyuma yaho bikazafatika. Kandi ibi by'Imana iyo bije ntabwo biza ari iby'ukwezi kumwe, ahubwo biza ari iby'igihe cyose, ari ibintu bizaramba kakwimukaho bikajya mu bana bawe, mu buzukuru. Ihanganira ubuzima urimo, wivuga ngo abantu baranyanga, wivuga ngo kubera ikindi mu ntambara. Uri mu ntambara kubera ko uhagarariwe n'Imana, hagarariwe n'Imana. Kandi ni ngo Satani yemerewe kukugwanya kubera ko nta kominikasiyo ufitanye nawe. Ariko kandi wihanganira ubuzima urimo, Imana iri kumwe nawe, ihagararanye nawe. Bazakugwanya ariko ntibazakubasha, kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Imana ije kuzura ibyawe byapfuye. Rero witakariza Imana icyizere, Imana iracyakora kugeza uyu munsi. Reka nsenge Imana, reka dusengane Imana. Nsengera abari mu buzima bugiye butandukanye, nsenga abari bari mu bibazo bikomeye, mbabwire ngo uyu munsi warira ariko ejo nawe ugaseka, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Data, mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Uyu mubyeyi wari warabuze urubyaro, amaze iminsi, amaze imyaka myinshi asenga agusaba urubyaro, ndamuhesha urubyaro mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga, nyemerera mu nda ye ushiremo umwana, muremera amashimwe, mukureho igitutsi, mukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa mwami w'imbaraga, wakuenima shandora wirigide, wakubwiraga ngo imyaka iramurenze, imyaka iramusize, ataraba umugore, muhuze n'umugabo we, muhuze n'uwamuremeye mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga, subiza aya masengesho y'uyu mukobwa ufite iki cyifuzo cy'uko wamwubakira uyu musore, mwami w'imbaraga, ukeneye kumuhindurira izina, ukamugirira umugabo, muhindurira izina, umuhe umukwiye. Uyu mugabo ufite icyifuzo cy'uko umugore we yagaruka mu rugo, nuenima, nugisubize mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo uyu mugwayi enetaya bonema mandiko ya siregrere, umaze igihe kinini agusaba ko wamukiza, hagarika ubu bugwayi. Abagwayi ndabasengeye, Imana nibakize. Abagwaye kanseri none hazihagarare, abagwaye mu nda none habihagarare, abagwaye imigo none habihagarare, abagwaye imitwe none habihagarare, abasazi Mana nibakize mu izina rya Yesu. Abagwaye amaguru Mana niyakize, abari mu magare Mana nibakure mu magare, karande nuzice mu izina rya Yesu. Irukana umwaku mu bantu bawe, irukana ubukene mu bantu bawe, nutanga agakiza mu bantu bawe. Nsengeye umubyeyi wari wabuze inzira, mushakira inzira. Nsengeye uyu mugabo, mushakira inzira. Uwabuze akazi numuha akazi. Rema amashimwe mu bantu bawe wanumye ngo uje kwibuka masengesho yabera. Rebone taya widimora Jezikide bone mandiko, uyu bazinze naze rebonema. Imana nimuzingure imivumo yamugendagaho, Imana niyimikureho mu izina rya Yesu. Ibuka abantu bawe, ibuka abakobwa, ibuka abagore, abari muri Amerika, abari rebone menekota, bari mu buzima bubi, babuze n'inzira bacamo kugira ngo batahe. Ndabasengeye, Imana nibibuke abari mu bihugu bigiye bitandukanye, babuze inzira. Nsengeye ingo, mwami Yesu, izi ngo zubake, izo Satani yasenye ongera uzubake mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Izari zidasakaye nuzisakare, izari zidakinze nuzikinge. Ndakwinginze Mana, ngutumye mu bitaro, kiza abagwayi. Hari ingwara abaganga baburiye ibisubizo, tanga ibisubizo. Uri muganga mukuru, ndakwinginze yewe Uwiteka. Hari abari gusenga bari mu bitaro, abo nubibuke. Hari abari gusenga bari muri gereza, abo nubibuke. Hari abakirijweyo, abo Kristo mwiza nubibuke. Ndakwinginze abari bababaye nubaha amahoro, abari bababaye nubaha amahoro,
abari bambaye ubusa nubambike, abari mu butayu nubakureyo. Nyemerera Kristo gabanya barimbuka wongera bakizwa, ugere mu banyabyaha ubaha agakiza, ugere mu kabari, ujye kuzana y'abantu bakeneye kukumenya, ugere mu bantu batarakumenya ubahe kukumenya. Ndakwinginze Yesu, ndakwinginze Yesu, ndakwinginze Yesu, abagwayi nibakire. Buri muntu wese wari ufite ikibazo reka ugisubize. Subiza amasengesho y'abera mu izina rya Yesu. Enitando la wirigide, wambwiye ngo ibiciro byari byarazamutse cyane ariko wongeye kubimanura nk'uko wabivuganye nanjye, rero bishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Nuzibi enetaya zomene, y'umwaka utararangira rema amashimwe kuko uri Uwiteka Imana. Urakoze ko hari aburemeye amashimwe, urakoze ko hari ingukuye mu manegeka, urakoze ko hari abantu ugarutseho bikomeye, urakoze ko hari abo wishyuriye amadeni, urakoze ko hari abo uhaye guseka, urakoze ko hari abo ukuye enetaya zomene mu buzima bubi, urakoze ko hari aburemeye ubuzima, urakoze ko hari abo ugarutseho, urakoze ko umwuka wawe wera wongeye kugarura mu bakozi bawe bari baragutakaje. Ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Ibintu byari byarakomeye, abantu bari bafite amarira, abantu bari bafite agahinda kubw'ikibazo cy'inzara, ariko ndahanuye mu izina ry'Uwiteka Imana yantumye, yambwiye ngo iki kibazo cy'ibyo kujya byazamutse Imana ibikubise hasi. Imana yo mu ijuru imanuye ibiciro, abahinzi bahingaga bakanga kweza, Imana itegetse imirima yabo kwera. Imana yantumye ngo ibiciro irabimanuye, bigiye kugira gute? Kongera kumanuka mu izina rya Yesu. Mu minsi mike mugiye kumva itangazo rigiye gutangwa muri iki gihugu, bivuga ngo ibintu biguruku, nimba esasi yamanutse, nimba umuceri wamanutse, nimba ibi byamanutse. Imana yibutsa amasengesho yabera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi Imana yibutsa abagwayi bahoraga basenga bayibwira ngo Mana dukize. Ikindi Imana yambwiye ngo izina ryayo ije kurikuraho igitutsi. Imana ije gukura izina ryayo ho igitutsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabonye inyubako nini cyane imeze nk'urusengero, ngiye kubona mbona rurahiritswe, rumaze guhirikwa hongera kubakwa urundi rusengero rwiza rwa rusengero mbona ruhagazeho intuma 7 buri ruhande. Imana irambwira ngo yongeye kubaka umurimo wayo kandi ukuye mu maboko ya Satani. Satani yari yarinjiye mu itorero, yari yarasenye umurimo w'Imana, ariko Imana yongeye kubaka umurimo wayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu w'i Nazareti.